icyambere dukurikije kubivugwa dukurikije n'amaso yacu dukurikije nuko twebwe tubibona ntabwo Garasi ashobora kurekura Efuremu. none se Umugabo agezaho agafiriti gatetse neza kari gakanyama gakaranze neza kari uburiri bushashe neza uko buri bwererana na sheri sweet mutima I love you bebe. aha waba ushatse kuvuga yuko Efuremu yaba aryama kwa Garasi? None se ntago muri iyo myaka bamaranye baziranye rero ntago bashobora gutandukana kubera ko cyabahuje kizongera kibahuze none ubwo urumva arahagiye se. Mwibuke neza ko Garasi arerera umwana nde Efuremu, umwana azajya ahuza mami na dadi. Ariko ayo ni amakuru udafitiye gihamya. Ariko ejo bundi ntago babyivugiye yuko bafitanye umwana. Garasi afite umwana wa Efuremu rero nagatwiko. Ugiye guhakana nagatwiko mbabarira cyane nagatwiko cyangwa nawe ukorana nagatwiko kabo cyangwa nawe ukorana na dera ababipanze bundi urabazi ababipanze urabazi ubwo niba tugezeho babipanze reka nje ubwo tugezeho ni itariki y'ubukwe bakabitangaza kuko ngiyewe nzi neza ko bamara ifuti twijyaniye ahantu tugiye kureba mushumba uzadusezeranya none se azayasubizwa cyangwa n'ubundi bazicira panya. Nyuma y'ibi bivuzwe nyuma y'isaga hari amakuru yuko bishyuye umupasiteri uzabasezeranya. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Biranashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ni Ngoboka Miriam Theo, nkuko muri kubibona kuri kamera turi kumwe na Damor. Umeze ute? Ndaho. Kucyo ntago ari igisubizo nkubajije uko umeze. Nose uragira ngo usubize. Urumva ndakubaje ngo umeze ute urambwira ngo nkubwira ngo meze nabi. Urikora mu mufuka. Hari igihe nakanda akanyenyeri cyangwa abadukurikiye bagakanda akanyenyeri. Akanyenyeri kereka bagahaye kubagaka ariko bandi bavuga ngo ba dadi bagakanda. Nabamami bavuze ati mukanda akanyenyeri bagakanda ariko ngewe cyangwa se wowe ntago bagakanda. Urazwi se? Njye icyo kora nkurebye ndabona umeze neza n'umubyibuho maze kuza. Muririmbyi yuzuye mwuka wera aririmba ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. None se kuba ngaragara neza, fesi imeze neza ariko agahinda n'umubabaro cyangwa se n'ikibazo mfitemo imbere ntabwo ukizi ariko Data wa twese niwe ukizi. Ariko ushyizemo akantu katari keza ngo ba dadi. Nose ba dadi nyine erega kubera ko ba dadi aribo batwigishije bakatwereka ibyo tugomba gukora, nayo mpamvu n'ibyo tuvuze badashobora kubyumva. Kandi ba dadi bo barahinze neza bakabakubita ibicupuri bakababwira ko Yesu abikoze kumba barababeshya. Katwikomereza ngo nabamameda. Ahangaha ntago ariho nabisoreje. Doraho siwo nabisoreje. Twari twicaye. Ndakubura dere n'ibishingo njya kwimena arahepfo. Bijyana indubu. Bansetse se. None se ubu ngubu harya Imana ntiyakubuye. Ikintu kimbabaje nuko na ba dadi na ba mami bakubuwe. Icyo bita ku gipimo. Igipimo. Undi bari ku ikarayi. Bagiye gukarangwa. Bari babona se. Ariko wenda Damo ntiriwe njyana kure. Uvuze ba dadi na ba mami. Mpeta nibuka mami Garasi. Uriya we nakasa mutwe. Oya kandi. Garasi nakasa mutwe. Gute? None se nyine ni mami Garasi nyine. Naseze twabonaga barimo kuvuga ngo mami rwose Imana imuha umugisha.
undi nawe ati rwose ndaje mbereke ndaje nyambara impeta ese biri kuba ntago bizi fata ku mwako uriya mwaka urabona utamugarukiye gute damu ariko rero ukuntu ndi kubibona yego uwameze ntaruka reka mbivuge gutyo kubera iki icya mbere dukurikije kubivugwa dukurikije n'amaso yacu dukurikije n'uko twebwe tubibona ntabwo Garasi ashobora kurekura Efuremu. iyo uvuze ngo ntabwo ashobora kurekura Efuremu none se ntiyivugiye ko bamaze imyaka ingahe yose baziranye? Muri iyo myaka bamaranye baziranye rero ntabwo bashobora gutandukana kubera ko cyabahuje kizongera kibahuze nanone. None ubwo urumva arahagiye se? Mwibuke neza ko Garasi arerera umwana nde Efuremu. Umwana azajya ahuza mami na dadi. ariko ayo ni amakuru udafitiye gihamya. Ariko itonde ejo bundi ntabwo babyivugiye yuko bafitanye umwana. Garasi afite umwana wa Efuremu amurerera. Ese niba ari uwo nyine umwana azajya ahuza se na nyina. Ariko ntabwo yavuze uburyo amurera. Mushobora gusanga ari uwo Efuremu yabyaye hanze yarangiza none we ko yavuze ngo ntiyafate ku mwaku akarushya umunwa akarenza umunwa karugira gute karushya iki ihamagara. Ndetse ko bavuga se nahagarare rero. Ngewe hari ibintu ntajya nemera n'ubu ntari bukwemerere. Garasi yiyiziye kuri kamera. Ariko itonde buretse gatoya abahostinze Garasi ni bangaye? Si Evodo ku isezerano no kuri Zaburi nshya sibo bantu bahostinze Garasi kugira ngo Brezil ajye guhostinga Garasi. Si ko yabonye Evodo ari kugenda amukoresha buri munsi akabona Garasi ari gutraining ari gutanga views. Uwitwa Brezil se wabaye wa mbere wo gusenya Garasi. Ariko wenda reka umugana imite ngaruka kumperuka buriya Evonani Brezil akorana neza na Garasi kuko yajyagayo akajya gufata amashusho banakoranye n'ibiganiro. None ndagira ngo umbabarire unyinjirire muri kano kantu uretse gatoya we yamanze unyinjirire muri kano kantu. Ngewe nyumva mbanze nkubwire ntago ngewe nshaka uburyarya bw'abarokore. Urumva Brezil yazanye uburyarya kuri Garasi kubera ko yamushakagamo views. Abonye rero undi muntu ushobora kumubyarira inyungu ahita asenya Garasi. Uyu munsi Garasi ntiyigeze ajya kwisobanura kwande kwa Brezil. Yigumira mu rugo hanyuma yirira ibirayi. Abonye Garasi atavuze Brezil ahostinga undi muhungu witaga ngo Garasi ngo ni mami ariwe witwa Roje. Aramuzana aravuga ngo vuga uko twageze gute uko mwakuranaga na Garasi byagendaga gute. Ni Roje yagiye agenda asenya Garasi kandi twagiye tubona amavideo menshi agenda abwira Garasi ngo ni mami rwose nta muntu waduteranya ayo mavideo yarahari. Uyu munsi wa none ari aba bantu bombi uko ari batatu reka mvuge bane ari aba bantu bombi agakiza se bafite nakaye. Uvuze ngo bane ninde nande buretse ari Brezil agakiza se bafite nakaye nuko ko kuzana gusenya mugenzi wese ko bavuga ko yasenye ngo urugo rwa Vitali. Urumva akavuga kurya amafaranga akavuga gusambana. Uranyumva neza? Niyo mpamvu ikimuga cyasetse urujyo. Ariko muri ibyo byose nta kimenyetso kirafatika. Ni ikihe kurya amafaranga? Buretse gatoya ntago Penina yaje avuga ngo yamuriye amafaranga. Ariko nta bimenyetso afite. Nibishaka yavuze ngo afite yamuriye amafaranga. Nta bimenyetso. Ibimenyetso bihari. Ibirahari birahari. Ubwo nimba nawe uri muri wa mubare Imana ije gukubura igashyira ikamena induba kuko Imana iracyari mu kazi nawe umbwire. Ariko
iyo uvuga gutyo uzi umumaro w'itangazamakuru cyangwa ntawuzi? W'itangazamakuru se niyo mpamvu itangazamakuru mwarifashe mukarifata mukarisenya. Uranyumva neza? Uyu munsi wa none abanyamakuru ntago bakizerana. Ariko ubwo uzi yuko radiyo yanyuzeho ubukwe bwabaye ari nayo inyuraho amatangazo y'umuntu wapfuye. Hanyuma se byo Brezil niba yaraje agaragaza Grace ari kubyina, nyuma Grace akagaragara yuko ari umunyamakosa, uragira ngo Brezil yere kubivuga? Amakosa Grace yakoze nayahe? Yo kwemera gutererwa ivi n'umugabo azi neza ko afite abagore babiri n'abana. Aho ngaho nanjye nahita ngarukira Grace mo gake. Grace yari amaze igihe kirekire nta mugabo afite. Kabiri, Grace yivugiye ko na Ephraim baziranye igihe kirekire. Gatatu, Grace yarazi neza ko Ephraim amaze imyaka 7 nta atabana n'iki n'umugore. Kane, Grace yabwiwe ko ari muri divorce, yemera gutererwa ivi. Uranyumva neza? Ikindi cyongeyeho umuntu nk'uriya wari ubonye umugabo uje mu bana bangahe? Aba 5. Urumva? Uyu munsi wa none nta kosa Grace yari afite, kuko Grace nta tereta arateretwa. Hanyuma avuga ngo nta kosa yari afite. Grace yari afite abana 5, aje gutererwa ivi n'umugabo ufite abana 9. Aho adafite ikosa ni hehe? Kandi none se Grace yarirambagije? Ariko amakuru yari afite yuko uje kumurambagiza adafite divorce kandi afite abagore. Amakuru yari afite Grace yagendeye mu kigare. Atayagira se adera ababipanze bundi urabazi. Ababipanze urabazi. Niba tugezeho babipanze reka nce. Ubwo tugezeho uyu munsi wa none abantu bagwa mu dutego tw'abarokore, twingirwa ndokore, tw'indyarya, twihene, twimbwa, tw'ingurube banganiki. Ntacyo ubwo tugezeho babipanze reka nceceka. Uyu munsi wa none bajya kumuterera ivi. Grace yarabizi cyangwa ahubwo baramuhamagaye bahita batangira kumuririmbira, bamushyira muri saro, abiyeshiduka Grace barimo kuririmba. Harimo witwa nde? Byiringiro ninde? Roger. Siwe wari uyoboye ikirori. Siwe wagarutse nyuma gusenya ibya Grace. Cyo mbabarira cyo nkura. Ariko nanone aje nubwo yarabirimo, Roger ntabwo yagiye kuzana umuntu udakundana na Grace. Umva nkubwize ukuri. Aho mwabigenza gute, mwabasebya mutabasebya, icyahuje Grace n'ubundi Ephraim kizongera kibahuza. Ushatse kuvuga iki? Nubwo badategeze gutandukana. Kandi ubwo baritangarije ko batandukanye. Bandeze Grace se yabivugiye kuri kamera. Rekosha. Kajya wagiye bareka kubabiye. Ubuse tureka ukuri kuba byivugiye kwa nyirabyo, hanyuma twemera ukuri kwawe kudafite n'ibimenyetso. Yewe rero nk'inararibonye ntabwo Grace yigeze atandukana na Ephraim. Uyu munsi wa none ashobora kuzimeta akabereka isi ko yavuyemo, impeta ntayo agifite, kugira ngo abantu bongere bamugarurire icyizere. Bite byawe ariko ubundi hari ibintu tuba tugomba kureba, n'abanyarwanda n'abantu badukurikiye bagomba kumenya. Ahangaha Grace niwe nyiri gutererwa ivi. Uretse Grace niwe nyiri makosa. Grace kuki bundi ni igiki mushinza Grace? Kari umunyamakosa. Ahubwo se ni iki? Yatwaye umugabo wandi se yamutwaye mu mufuka. Amujyane turebe ko bikunda. Erega shaho reka nkubwire. Umugore watetse ifiriti neza, watetse akaboga neza, washashe uburiri bwe neza. Urumva umugabo akahabona akaharungurwa kahagera. Ntabwo hava. Ushatse kuvuga iki? Nyine na ubwo nyine utumvishije azumvira ijeri. None se umugabo agezaho agafiriti gatetse neza kari, gakanyama gakaranze neza kari, uburiri bushashe neza uko buri bwererana, na sheri sweet mutima I love you bebe. Ngagiye kugenda rero ariko shaba kukumira nitusha. Aha wabushatse kuvuga yuko Ephraim yaba aryama kwa Grace. None se ntago Byiringiro yaje avuga ngo bajya biyarana? Ntabyo yavuze. Buriya iyo uje ugashinza umuntu ngo ni umusambanyi,
ujye witonda aho ngaho ujye ushyiraho agakato. wenda reka icyo tube tukihoreye twigarukire kuri ba mami na ba dadi na ririya buye rya Roger. Wamba bariye koko ko ari icyambere Roger ni umusambanyi, urumva ko ntiyabihakanye, ni umusambanyi, ntiyabihakanye, yaje gupromotinga ubusambanyi bwe na Grace na Ephraim, uranyumva neza, baza gupromotinga uburara bwabo, baza gupromotinga za mbaraga z'iryo buye nyine. Mbere hose ko Roger atigeze aza kubutangaza ibyo ngibyo, akaza kubitangaza ariko Grace ahuye n'ikigeragezo, urumva cy'urushako, ariko Imana yamba bariga kubitaga Grace ikamuteturura koko. Ahangaha uzi impamvu Roger yaje kubivuga? Impamvu nuko bamuhaye bituga umukwaha, bamuhaye akantu kugira ngo azavuga asebye Grace. Kuki imbere hose mbaraga umva izihe oya nta mbaraga Grace, nta mbaraga afite, Roger arabeshya. Ubwo nimba Grace afite imbaraga na Roger ubwo arazifite, na Brazil arazifite, ndetse n'abahustinze mwaba bagiye kuba bafite iki imbaraga. Umva nyine ariko ihangane gato mbwira, ariko ahangaha Roger ararebye abona imbaraga yahawe na mami wiwe zidafite agaciro, kuko na mami wiwe ntizigize icyo zimumariye, ahise aza kwihana. Reka ngukosore impamvu ahise aza kuyobya imirari ngo arihanye, ni ukugira ngo abakundaga Grace bakunde nde Roger. Kandi burya nta rutugu rukura ngo rusumbe iki. Roger rero amaze guhaga, amaze kubyimba, urumva Roger amaze kubyimba, amaze guhaga, amaze kumva aho ifiriti mugejeje, yagize gutya abateye inda umukobwa wa Grace, urumva Grace ntiyamwirukana, yagize gutya amukuriye mu byaro, Grace amufata neza, aramurera, ituza ribituza, urumva ageze gutya amuhoje na Brazil, amukoresheje ibiganiro, bigeze gutya Imana imukoreye ubukwe. None inyiturano, urumva mutindo umuvura ijisho bwa cyakari gukanurira, ihangane nyine arari gukanuriye nyine. Aho kuki utemera yuko Roger afashe umwanzuro wo kwihana? Ariko kwihana iki? None se ubu bangahe baza none se kuri social media niho bihana, niho bihanira, naho byabereye ariko yagombaga kugenda akabwira Grace ati Grace rero ndashaka kwihana, akajya kumushumba ndashaka kwihana. Ninde wamwatuje? Ninde wamusengeye? Ugiye kumbwira ngo ni Robert wamusengeye? Robert si mwarimu, Robert si pasiteri, profete no, ni umuhanuzi. Niyo mpamvu rero niho bapfiriye. Bundi ugomba kujya gusaba imbabazi cyangwa se kwaturira ku muntu ubiherewe ububasha n'ubushobozi. Ugiye guhakanira rero nagatwiko, ugiye guhakanira nagatwiko, mbabarira cyane, nagatwiko cyangwa nawe ukorana nagatwiko kabo, cyangwa nawe ukorana nazo. Ndamaze tureke Roger. Hari abandi bagore, hari undi mugore n'umugabo baje baravuga ati natwe nitwe twarusimbutse, nitwe twasimbutse uburozi bwa Grace, kuko natwe yari aturuzi. Mbere hose se ko bataje, mbere hose ko bataje ubizi saha nubwo ni Grace nibwo agaragaye ko ari umurozi, mbere hose bari heze. Hanyuma se twebwe uko turi mu kiganiro kuki utajeje uyu munsi nibwo ashatse kuza? Oya, njyewe ejo nari ndi muri gahunda mpanga na Evode ko ngomba kuza inahangaha uyu munsi. Ikindi cyongeyeho, Grace yaba afite ubwo burozi koko ntago yakabaye aba mu nzu mbona hariya Karuruma hejuru bwera mvura. Ikindi cya kabiri, nimba afite ubwo izo mbaraga, Grace yakabateye imbere nk'abandi, avya ba mu nzu nziza, agenda mu mamodoka meza, kuko abafite za mbaraga nibo bafite inzu nziza, nibo bafite amamodoka meza, abana biga mu mashuri ahenze kubera ko bafite za mbaraga. Rero nimugashake kubeshya ngo mushake gufata ikinyoma, nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Aha hantu ibi bintu bya Grace na Ephraim byande nande birimo abantu bagera muri 4 babifitemo inyungu, kugira ngo bice izina ry'umuntu, baharabike.
Okay, uranakoze aho utumye kari kancitse utumye kagaruka uravuga ngo uku gutererwa ivi kwa Garasi bifite abantu babyihisha inyuma ni abantu babyihisha inyuma gute ko kujya gutereta Efuremu kwa Garasi buretse gatoya gutereta Efuremu ajya gutereta Garasi ntabwo bigeze urumva ntabwo aba bantu bari basanzwe babizi ko Garasi cyangwa se Efuremu akunda Garasi nawe ntabwo wenda twavuga ko atari bwo bwa mbere dore ko bose Roje ni umunyamutara ahubwo Roje icyakoza dushima Imana ko yasabye imbabazi Garasi bavuga ngo Satani yageze gute yaramushutse ubwo Satani ninde Satani ni Brazil Satani ubwo ni Brazil na Korode urumva siko ijwi nirihari se ubwo Satani ni Korode na Brazil ariko ibyo nibyo uvugiye Roje ntabyo yavuze ntabwo yavuze ko rwose nakwemeraga nk'umunyamakuru none urajabiriye pe yewe dore impamvu dore ikintu kimbabaza nuko bari gutukisha izina ry'iki mbere yo kugera kuri iyo ngingo uravuga uti uku gutererwa ivi kwa Garasi nuko kumuharabika kuko afite izindi mbaraga ni agateguro k'abantu bane aba bantu bane nibo nshaka kugira ngo tugarukeho urabona aba bantu bane uwitwa uko ngewe mbibona hari uwitwa Brazil hakabamo n'abandi n'abantu bakora ku kinyamakuru cyitwa nimba ari Ihumure hakabamo buretse hakabamo n'uwitwa Korode ni bangahe batatu hari ku Ihumure hariyo babiri Bobo na Emi Brazil na Korode hakazaho na Ntuza na Roje hanyuma baba baragiye bakabwira Efuremu ngo aterete Garasi hoya nibo bantu ba mbere bahostingaga Garasi nabo bantu banyuma baje gufata Garasi bamukubita hasi bamukubita mu gafuka barahondagura bajugunya hari ntabwo aba bantu aribo bahonze Garasi yari ihonze ntabwo yihonze dore impamvu yihonze yari terese se yiyambitse impeta dore impamvu yihonze impeta se ariko nayikubwiye impamvu nayo nzi ubizi isaha ngewe mfite umugore w'isezerano umuntu wese wakwemera ko mutereta Garasi ntabwo yivugiye ko Efuremu yari yaratandukanye n'umugore we bamaranye imyaka 7 batandukanye ibimenyetso se byari ibi uranyumva neza ibimenyetso byari ibi ibimenyetso nuko ukuri Garasi yakiri ukuri k'umugabo hanyuma se we ko yamanje kwerekana ukukwe yuko afite divorce kuki atakeneye divorce y'umugabo wigeze usenya ntabyo nifuza nuko rero waraterese urambagiza urabengwa byigeze bikubaho kubengwa narabenzwe rero hanyuma rero inshuro Garasi yabenzwe numva ntabwo ari kubona inyama iri ku meza ngo yange kugerya yagombaga kuyifata akayijyana ahubwo mu cyumba ariko nanone ntabwo byamuhaga uburenganzira bwo gufata ibitari ibyo se fata umugabo wese nk'uwawe Garasi yafashe umugabo wese nk'uwo none se yagombaga kumufata kubera ko n'ubundi naho yari ameze nk'inzerereze Efuremu urumva Efuremu yari ameze nk'inzerereze yagombaga rero kugira gute yagombaga gufata umugabo wese nk'uwo sawa rero ntose ubwo uri kosa Garasi afite n'iri hanyuma niba yarafashe umugabo wese nk'uwe kuki nanone muri kurwanya yuko atakuyemo koko ntago yakuyemo kubera ko n'ubundi yavuze ko n'ubundi baziranye ubu noneho yamenya amakosa ya nyirizina amakosa yaheze amakosa yayo kariya ni agatwiko kariya ni agakingirizo ariko se adakura n'impeta uya nyine manzi unyumve uratuma amaguruka muri iki kiganiro ariko se uragihaguruka ujya hehe kariya agakingirizo ariko se manzi kariya ni agakingirizo yabakubise kugira ngo mutamenya ko n'ubundi Efuremu na Garasi kandi mwatuma mbaha amakuru yose ayo niyo dushaka nzayazana ikindi gihe nuko ngewe nzi neza ko Garasi na Efuremu badashobora gutandukanya kuko ngereka nkubwire impamvu batandukanye tugiye gusoza ariko reka manze nyikubwire batandukanye gute se reka manze impamvu nyikubwire uri kumva Garasi yemeye Efuremu amaje kumwemera agira ngo koko bari muri divorce
arangije Garasi abona Efuremu afite abagore babiri basezeranye mu buryo bw'amategeko, uri kumva, abona yuko ibi bintu bitazakunda, cyane cyane ko umugore mutoya, ubwo n'umugore wa kabiri, avuga ati ngewe Efuremu sinamurekura uko byagenda kose. Hanyuma rero niba umugore w'isezerano avuga ati ngewe sinamurekura, nta mpamvu nanone Garasi yakomeza kumwizirikaho kandi ntakunda. ngufashe akantu. Efuremu amaze imyaka ingahe atandukanye n'umugore n'abo bagore? Wabwirwa n'iki ku mwana wa mbere ndumva niba afite imyaka 3, wa nyuma niba afite 3 niba ari 4 biri mwaho. Hanyuma rero nababwiye ngo icyahuje Garasi na Efuremu ntaho cyagiye kiracyahari. Ubundi bazajya bakomeza babane nk'uko bigize gute bisanzwe. Wavuze ngo tugane ku musozo. Bazamenye uko byagenze. None se ubu ngubu ko hishyuwe amafaranga yo gusezerana, uranyumva neza, uzabasezeranye n'itariki y'ubukwe bakayitangaza, kuko ngewe nzi neza ko bamara ifuti twijyaniye ahantu tugiye kureba mushumba uzadusezeranye. None se azayasubizwa cyangwa n'ubundi bazicira panya? Nyuma y'ibi bivuzwe nyuma y'iyi saga hari amakuru y'uko bishyuye umupasiteri uzabasezeranya. Uwo ntabaho. Nise yabasezeranya gute? 150. Yabasezeranya gute? 150. Yabasezeranya gute batarasezeranye mu rukiko? Uwo mupasiteri naye we yaba yishize mu mazi. None se ubu ngubu bangahe, none se ubu bangahe babana kandi basezera bakazajya mu rukiko nyuma? Ariko uzi ko bimenyekanye umupasiteri bamufunga. Abapasiteri rero ushatse kugira gutyo bafunga abapasiteri benshi bagiye basezeranya abagore batwite. Kuba utwite n'umugore wawe nta kibazo, nese kuba mwarasezeranye mu rukiko. Erega reka nkubwire, nuko wenda tutakirambuye neza, turaza tugiye muri Bibiliya twaza gusanga nimba umugore ufite umubonyeho iki kivuge ugitekereza ubusembwa, ariko riri mu kangahera riri muri gutegeka kwa 2 bice bingahera ibari 10 na kangahe. Hari ijambo rivuga ngo nimba ubonye umugore ufite ubusembwa mufate umugera gute, kuko Efuremu ntabwo yagiye gupfa gutandukana n'uyu mugore, bafite ibyo bapfuye. Na Garasi rero bafite ibyo bagira gute bahuriyeho. Rero mubareke birangiriza ibyabo, Imana ibahe umugisha. Dutanga nk'inama, birakwiye ko ibi bintu biba ku bakozi b'Imana. Imana iri mu kazi, irimo iragaragaza indyarya, irimo iragosora. Yego, ubu nabo mwe wabagezeho cyane, mwe wabagezeho, nibahagarare neza. Babajwe na Perezire ndagusetse. Hari igihe azabyuka asange isi yamwubaraye hejuru. Twisoreze. Turagushimiye weho wakurikiranye ibiganiro byacu, tukubwira ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka kandi komeza ubane natwe. Byaba byiza aribwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu ugakora subscribe. Amahoro y'Imana abane nawe.